ukeneye ubugingo rero uheshwa no kwizera Kristo gusa aho uri hose ukaba ubufite hadashingiye ku murimo wawe wari wo wose twihuse rero impamvu utera nuko wiyeze nibyo uba mu murimo mu bikorwa byo kwiyeza nk'ikimenyetso kigaragaza ko utigeze umenya amakuru iyo kwezwa twerejwe muri Kristo Yesu. Ubundi se reka mvuga iki, nta muntu ufite ubushobozi bwo kwikuraho icyaha, ntawe. Nta n'ufite ubushobozi bwo gukuraho icyaha mugenzi we, ntawe. Icyo tucyumvikaneho. Wowe nyandikire umbwira ati nabuherewe aha, tubisuzumire mu ijambo ry'Imana. Guterana n'abera bo mu Efeso, yego, ariko utarejerejwe muri Kristo ntibikugira uwo mu iryo torero ry'abera bo mu Efeso. Oya. Buri muntu mu itorero abe wejejwe muri ryo. Reka tubivimuzi, reka mbese twerure. Nibyo. Wowe dukurikiye aka kanya aho uri simazi, nibyo, ariko nuramuka wumvishe neza ijambo ry'ubutumwa bwiza turimo ako kanya, nta wundi muntu uhageze, uraba winjiye mu itorero ry'Imana. Pastor atahageze, padiri atahageze, shehe atahageze, mushumba atahageze, apotre atahageze, muhanuzi atahageze. Turabasuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, budusobanurira neza umurimo Yesu yakoze, ariko ari nawo wonyine uhesha uwizera kujya mu ijuru, kuko nta yindi nzira n'imwe Imana yigeze igena yahesha umuntu kujya mu ijuru, ariko iyi akaba ari nayo nzira cyangwa se umuyoboro w'indi mibereho myiza yose umuntu yagira ayikomoye ku Mana. Amen. Turabasuhuje cyane rero, tubashimira uruhare mugira mu biganiro byacu, uko mutugaragariza ko turi kumwe mu biganiro. Utarakanda subscribe ni igihe cyo kubikora, kubera ko twizera neza ko Imana yatangije uyu murimo izawukomeza. Amen. Ubwo rero si umurimo w'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri. Amen. Ariyo mpamvu tugusaba gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro. Bisangiza abandi, bwira abandi amakuru wamenye y'ahantu hari kuboneka amakuru yizewe ahesha umuntu kujya mu ijuru. Kubera ko bitubwira ko kwizera bizanwa no kumva bikazanwa n'ijambo ry'Imana. Nge rero ubaganirira ni Emile Nshimiyimana, ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye abenshi nanone bamenyereye, ariko kubatamuzi ndagira ngo nanone nawe abibwire, noneho twinjire mu kiganiro nyirizina, ariko twamaze kumenyana twese. Karibu mwene data. Urakoze muvandimwe. Nanjye ndabasuhuje abakunzi bacu, abakunzi b'ikiganiro by'ubutumwa bwiza. Ndasuhuza n'abandi rwose nanone bazakurikira ibiganiro byacu nk'uko tubitambutse, uko umwami agenda biduhereza. Yego. Tukagenda tubasangiza ku munezero twabonye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma amazina yanjye rero nitwa Musabyimana Yozefu Mugisha. Ndakijijwe. Nibyo. Ndakijijwe. Namenye neza imbabazi Imana yangiriye zabonekeye mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo Yesu. Amen. Ibyo narabimenye, ariko kandi ndabyizera nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Numva mu mutima ndaruhutse, numva mu mutima ndanezerewe, numva singifite ikibazo cyo kujya mu ijuru, numva ikibazo nari mfite cyo kujya mu ijuru kirakemutse, ariko mbikuye ku makuru narimenye Imana y'iby'Imana yakoze kandi kanabyandikisha mu ijambo ryayo. Imana ishimwe rero. N'abandi bose badukurikiye nabo nicyo tubifuriza, nuko bakwiriye gutega amatwi ijambo ry'Imana, kandi mu by'ukuri nabo nkifuza neza ko baryumva bagakizwa nk'uko nanjye nakijijwe, tukazabana mu ijuru. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi himbaze. Amen. Ishimwe n'abera bayo, ishimwe n'ibizima n'abakuru n'abamarayika. Amen. Ndetse n'ibyo yaremye byose. Amen.
cyane ko aricyo yabiremeye. Amen. Kugira ngo biyiheshe icyubahiro. Amen. Ubwo rero dufatikanije n'ibindi biremwa byose guhimbaza Imana. Amen. Ariko hashingiye no ku byo yadukoreye. Imana ihimbazwe. Nibutse nyine ko nanone duke gusuhuza wa mugani bene data. Yego. Bari hirya no hino. Yego. Ku isi yose. Nibyo. Bakurikira ibiganiro byacu. Nibyo muvandimwe. Hari abari muri Amerika, abantu muri Amerika baradukurikira. Bagira umwanya muto kubera akazi kenshi. Yego. Ariko iyo bawuhugutse batwereka ko badukurikira. Amen. Ndabasuhuje Ntwari Faustin n'abandi muri kumwe mukunda kutwandikira. Rwose mukomete. Yego. Kandi ndabashimira ko mukurikira ibiganiro byacu mukanatugaragariza ko mubikurikira. Mwene data Helena uri mu burasirazuba nawe ajya twandikira kuri YouTube. Yego. Jean Bosco uri Muhanga. Yego. Simeo uri Huye. Yego. Bose ndabasuhuje. Anshim. Bakomeze bagubwe neza. Bagubwe neza abavandimwe bacu. Mukomeze mugubwe neza mu mwami wacu. Amen. Mu by'ukuri nubwo bwose hari ishusho abantu bajya baha ubutumwa bwiza ariko kubwo kutabusobanukirwa, ariko reka twongere dushimangire ko ariyo nzira yonyine iriho. Yego. Yahozeho, izahoraho, ihesha umuntu kujya mu ijuru. Niyo yonyine. Nta yindi nta mahitamo. Hari umuririmbyi wavuze ngo nta yindi nzira. Ngo nta yindi nzira tuzabona. Ngo nukuri nta yiriho haba nimwe. Ngo nukuri inzira ijya mu ijuru. Ngo ni ya Yesu n'umusaraba. Amen. Amen. Nibyo gusa hakabaho urujijo. Yego. Ari narwo rutuma dukora ibiganiro nk'ibi. Yego. Habaho urujijo ruba ruhari, ndetse hakabaho umudayimoni ukomeye ugomba kwirukanwa n'ijambo ry'Imana. Nibyo. Wiswe kwizera Yesu. Yego. Hari umudayimoni mubi. Umudayimoni arogeye. Ngo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Ngo nanjye ngo narizeye. Ngo nizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ngo nakiriye. Ngo nakiriye Yesu. Ngo nk'umwami n'umukiza. Umudayimoni nuko mwirukana mu izina rya Yesu. Abazimu bashye. Kubera ko biragoye kubwira umuntu uzi ko yizeye Yesu kumubwira ko akwiriye kwizera Yesu. Biragoye. Akubarurira ari hakubwira ati nigute uvuga ko nigute uvuga ko nizeye Yesu. Yego. Nari umusilamu. Yego. Mvamwo. Mba umwadeperi. Yego. Narabatijwe. Yego. Mu mazi menshi. Nari mfite imisatsi idefurishe. Nyikuraho. Nambaraga ipantaro sinkiyambara. Yego. Ubu nambara ibigera ku birenge. Yego. Nanywaga inzoga naraziretse. Yego. Nari umusambanyi ndabyihorera. Nagenderaga mu ngeso mbi izo naraziretse. Nakira Yesu ndirimba no muri korari. Tisi nibyo gusa naje no kumudiyakoni. Ni gute uvuga ko ntakiriye Yesu se? Aho rero aho niho bikomereye. Burya binoroha. Yego. Kubwira umuntu we uzi ko nta byinshi azi kuri Yesu. Yego. Uzi ko akeneye ahubwo uwo Yesu. Yego. Naho Yesu yajyaga abwira abafarisayo ngo biragoye ko yabahumura kandi bazi ko bareba. Iyo baza kwemera ko ari impumyi byari koroha cyane, noneho bagahumuka. Ibyo rero ndabivugira ko mu by'ukuri urumva tuvuze ko Yesu ari we wenyine nzira igeza abantu mu ijuru. Nukuri. Ariko urebye amadini amatorero ngo ya gikristo ahari ukabona n'abantu bayuzuyemo, wanibaza niba byari na ngombwa ko abantu bongera kubwirwa Yesu.
ubona byakabaye byirorerera ariko nyine ukabona biranatangaje ko se nyine inzira ihesha abantu kujya mu ijuru ari iya Yesu ni nako yavuze ijambo ry'Imana niko rivuga ngo nta yindi nzira ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo nta wajya kwa data ntamujyanye ariko amadini n'amatorero yo ni menshi niyo urebye ntiyumvikana kuri bimwe umwe abavuga ati ngewe nemera kudefuriza undi ati ngewe ibyo byo kudefuriza simbyemera ati nge nemera kubatizwa mu gahanga undi ati nge nemera amazi menshi undi ati ngewe nemera gusenga ariko nkinjira no mu musigiti undi ati mwebwe muba mu musigiti nta mana mufite nyine ubona ati abandi ati mwe twemera amategeko ya Musa atari ko mwebwe amategeko ya Musa ntimuyemera mukirengagiza isabato nyine uko kuntu ubundi iyaba koko ari inzira ihesha abantu kujya mu ijuru yakaba yari n'inzira ihurizwaho n'abajyayo none se n'ibyayo ndi bajya bavuga yego hari ukuntu bavuga inzira zose ngo zigera i Roma ariko mu ijuru hose ntabwo ari byo reka tubwire abantu ko mu ijuru batari ntabwo ari byo rwose noneho hakaba uvuga hari umuririmbyi wavuze yego ngo buri muntu mu itorero ngawuhejejwe muri kugira ngo ni 21 mu muzagakiza yego ngo buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri yego noneho akavuga noneho ibyo rero hakaba umuntu byumva nabi akavuga ati ubwo ndi mu itorero ariko mugisha kandi twagasobanuye nibyo dusonera kukanda reka tugasobanure umwami arabiduhaye nabyo kweri uri kukumva ndi kukumva kuko twatubwira ngo dupfundure amapfundo yego aboshya abadayimoni bakumira abantu ngo batagera kuri Yesu kumira abantu kujya nibyo muvandemwe tuba tugira ngo akazu ka dayimoni gashye nibyo ngiye numva abantu twahinjira nibyo kweri nibyo twahinjira kuko nta kindi tubereye hano nibyo ni ukugira ngo wowe ukurikira cano yacu yego turagira ngo ubohoke turagira ngo nawe ubuzima mvajuru bube muri wowe turagira ngo ijambo ry'Imana kuko ariga abantu bakwiye kwibaza Imana n'ijambo ryayo Imana icyaha inyanja ikayitegeka gucikamo kabiri hakabonekamo umuhanda abantu bagatambuka ni gute iyo Mana yapanga plan yo gukiza abantu kurimbuka ngo bajye mu ijuru ikohereza Yesu agakora ibyo yagombaga gukora byose abantu bakabicaye bari aho badafite ibyiringiro byo kujya mu ijuru ni Imana ya failing ni Imana yatsinzwe icyo kintu ni ikigaragaza ko ahubwo abantu ntibasobanukiwe nibyo uko cyakozwe ntabwo bagisobanukiwe none se buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo ngiye numva ku kantu twakavuga nibyo muvandimwe abantu baravuga ati rega ngiye icyo mfa nuko mu itorero cyangwa idini ryanjye ngiye kuba nejejwe muri iryo torero ni hatari aho hantu iryo pfundo uwo mudayimoni tugomba kumwirukana mu izina rya Yesu Kristo kweli tukabwira abantu uburyo umuntu yezwa nibyo noneho akaba mu itorero yejejwe ariko apana idini yego apana idini abadukurikiye atavuga ati ntaba mu idini nejejwe kuko nanone ntiwaba umunyetorero ugirwa umunyetorero nuko wejejwe aho rero niho ngira ngo dusobanure aho niho ngira ngo dusobanure nibyo mwene data hanyuma ubundi hagiye hari n'amatorero yego hagiye hari n'amatorero y'ahantu yego
kuko ubundi ntiwaba mu itorero nyine rya Kristo utejejwe, ntibishoboka. ziko bimeze, niko bimeze. ubundi kuba mu itorero rya Kristo bivuze ko ubundi uba wejejwe. Nibyo. Ntabwo umuntu ajya mu itorero rya Kristo ngo ashakishe uburyo yakwiyeza abone ko noneho agiye yavuga ati ubu noneho ndejejwe mu itorero rya Kristo mbarizwamo, ati ngiye kujya neza, ngiye kujya nezwa muri ryo mbuwejejwe muri ryo. Nibyo, ahubwo ugezwamo nuko wejejwe. urakoze cyane. Ikindi ubwo ari ukwezwa si ukwiyeza, ubwo ari ukwezwa ndamutse nejejwe sinere kandi nge nemeye ko banyeze, yego, ikosa ryaba rifitwe uweza. Ubwo rero impamvu abantu batera si ikibazo cya Yesu, oya, ahubwo ni ikibazo cy'uko banze ko ari we ubeza, bo bagahitamo kwiyeza. Reka wenda duhere nko mu Befeso, yego, mu gice cya mbere, yego, dusome mirongo nk'ibiri gusa, yego, ibanza. Yego, aravuga ngo Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, ndabandikiye mwebwe abera bari muri Efeso, yego, bizera Kristo Yesu, yego, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Amen. By'ukuri hano Pawulo yari yandikiye abera bari muri Kristo, ariko bari no muri Efeso, bari muri Efeso. Yego. Abera, mwebwe abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu. Sibyo? Numvaga nshaka ko dusobanurira abantu n'itorero ry'ahantu. Yego. Kuko tugira ngo tubabwire ukuri. Nibyo. Ukuri kurakiza. Kuri korabatura. Yesu yaravuze ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzababatura. Ndabandikiye rero mwebwe abera ariko bari muri Efeso bizera Kristo. Yego. Efeso ni ahantu. Yego. Efeso ni ahantu. Ni agace runaka. Sibyo? Yego. Noneho rero Pawulo yandikiye itorero ry'abera bari muri Efeso. Bon. Twavuze ngo umuntu wese uri mu itorero rya Kristo ubundi ni uwera. Niko twavuze. Nibyo. None rero uwo muntu ari mu itorero rya Kristo ariko ari n'ahantu runaka hari fizike, yego, mu buryo bufatika bw'ibyahano, butari ubw'ibanga, butari ubw'umwuka. Okay. Ubwo rero mu Efeso nk'ahantu hari itorero, yego, hari abantu cyangwa se bagize itorero rya Kristo, yego, bera bizera Kristo Yesu. Bivuze ngo iyo umuntu yizeye Kristo Yesu ahinduka uwera, ariko akaba ninjiye mu itorero rya Kristo. Okay. Noneho kubera ko ari ahantu runaka, ubwo aho hantu niho hagereranywa no mu Efeso. Yego. Aho hantu ari niho hagereranywa no mu Efeso. Nibyo. Kuko mu Efeso ho ni ahantu ku isi. Ubwo mu yandi magambo kuvuga ngo buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo. Yego. Hano no barashaka kuvuga niba uri mu itorero ry'abera bo mu Efeso. Yego. Ikikugira uwo mu iryo torero ry'abera nuko werejwe kwanza muri Kristo. Ubwo kujya guterana, reka nkivuge. Yego. Kujya guterana n'abera bo mu Efeso. Yego. Ariko utarejerejwe muri Kristo. Ntibikugira uwo mu iryo torero ry'abera bo mu Efeso. Oya. Buri muntu mu itorero abe wejejwe muri ryo.
niba ubarizwa mu itorero ry'abera b'i Korinto, mbere ya byose ntabwo wayobotse gurupe y'abera bo b'i Korinto, ahubwo warabanje werezwa muri Kristo. Ubu baye umwe mu bagize itorero rya Kristo b'i Korinto. Igisigaye gusa naho hantu ubarizwa mu Korinto. Nibyo. Ubwo kubarizwa mu itorero, kuba uri mu itorero, ntabwo ikibanza ari ahantu, oya, ahubwo ikibanza ni ukuba muri Kristo. Ni ukuba muri Kristo, ni ukuba uruwera, werejwe muri Kristo, hakajya hakurikiraho ahantu ubarizwa. Kuko hari abandi bera bahari wowe nabo ubwo muri itorero ryerejwe muri Kristo, rikaba riri mu gace runaka. Tukomeze no mu Bakorinto, yego, mu gice cya mbere, kuko izi nzandiko zandikiwe abera. Ariko mukanya turazagaruka mu Efeso, hari akantu numva mpaye ko tuvugaho. Duhere ku murongo wa mbere, wasomera niba wagize. Ego. Korinto, yego, mu rwandiko rwa mbere, niko rwa mbere, igice cya mbere, yego, mirongo nk'itatu. Haravuga ngo Pawulo wahamagariwe kuba intumwa ya Kristo nk'uko Imana yashatse, na Sostene mwene data, turabandikiye mwebwe abo mu matorero, abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto, berejwe muri Kristo Yesu, kandi bahamagariwe kuba abera hamwe n'abantu bose bambariza hose izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ari we mwami wabo n'uwacu. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe, biva ku Mana Data wa twese no ku mwami Yesu Kristo. Ishimwe. Pawulo tuhagarukira, yego, ku murongo wa gatatu. Amina. Turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto. Korinto ni ahantu berejwe muri Kristo Yesu, kandi bahamagariwe kuba abera. Yego. Hari n'ukuntu abantu bavuga ngo barahamagawe mugi ngo Imana yaraduhamagaye. Umuhamagaro nguyu, bahamagariwe kuba abera. ubwo abantu badukurikiye bafite imihamagaro, tugiye kwitesha agaciro mu izina rya Yesu. Kuba ufite ngo umuhamagaro ngo kuririmba, ngo ufite ngo umuhamagaro ngo gucuranga, nabo barabacuranze. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Kuba bahamagariwe kuba abera. Ngo nahamagariwe nk'umwinginzi, ngo nahamagariwe ngo kuba ngo umukumirize. Ngo ndebye ngo umuhamagaro wanjye, ngo mbona umuhamagaro wanjye ngo ari uwo gukumira. Umukumirizi ni babandi abadukurikiye barabizi, n'abatabizi nabyo twabasobanurira. Abakumirizi ngo ni babandi bahagarara ku miryango, abinjira ngo mu cyumba cy'amasengesho bakajya bababwira ibyaha bakoze. Ngabo nibo bakumirizi rero, nibo biyita abakumirizi bo ku gikarabiro. Ngo ngiyo ndebye ngo mbona ngo umuhamagaro wanjye ngo ari uwo kubwiriza. Yego. Wo kubwiriza. Banza ubuwera. Kuko uwo niwo muhamagaro. Bahamagariwe
abera. Uzi ko abantu bidumbukiza mu mirimo iyo barabwiye, ariko shitani azigushukana, azigupirata ibyanditswe cyane, kwizera ko udafite imirimo ngo kuba gupfuye, ubundi umuntu agahita yiruka ngo mu butayu, ngo mu buvumo, kandi no kwizera ubwako ntako agira, ntazi n'icyo bagomba kwizera icyo ari cyo, yego, ngo ari gushaka imirimo ra ngo kugira ngo kwizera ko kutaba gupfuye. ubwo niko umuntu akubwira ati imodoka idafite wenda moteri se yagenda ibipfuye, ubwo singira nyine ngo kugura imodoka ifite moteri nyine ko niyo nzima ikajya yagenda, ko igihesha imodoka kugenda si ikizu, ahubwo ikiha kugenda ni moteri. Nibyo rwose. Urumva rero ukeneye imodoka ifite nyine moteri, nibyo ukeneye nyine kwizera gufite imirimo, ukabanza ukagira kwizera, yego, none ukajya wamenya, yego, niyo mirimo irimo uko kwizera, kuko biranumvikana ko ni ukwizera gufite imirimo, yego. None impamvu ufite impungenge z'imirimo ni uko ufite kwizera kudafite imirimo. ubwo bivuze ko nyine ahubwo wowe wihimbiye ukwizera kudafite imirimo, none kugushakira ngo w'imirimo, ngo kwizera kutagira imirimo ngo kuba gupfuye. Ntufite kwizera, ubwo uri gushaka imirimo, yego, niyo uri gukora siheshwa nuko kwizera, ahubwo ni yawe wowe ubwawe wihimbira. Ari ukwizera ubwako kurapfuye nyine kuko nta mirimo kwifitiye, naho ubundi ukuzima ko kwifitiye imirimo yako. Ariko twikomereze, twavugaga uburyo abantu bihimbiye umuhamagaro cyangwa imihamagaro itandukanye, kandi ibyo bintu ukabitindamo imyaka abimazemo, akaba ariyo yita imyaka amaze mu gakiza cyane. Imyaka amaze mw'ibyo yita umuhamagaro, akaba ariyo myaka yita ko amaze mu gakiza. Ariko mu by'ukuri ngo ngewe umuhamagaro wanjye ngo umunara wo gukoropa za tuwarete zo ku rusengero, kandi ngo ngabicishije bugufi cyane, ngewe umuhamagaro mfite ngo ni uwo gukubura, ngo ni umuhamagaro wa niba turi wose umuhamagaro bahamagariwe kuba abera, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Nibyo muvandimwe, ngo mwebwe abo mu itorero ry'Imana. Ubwo itorero naryo agomba kumvikana nyiraryo ni Imana, si iry'umuntu. Hari n'igihe abantu bayoboka ibintu byashinzwe n'abantu, n'umwaka byashingiwemo ukaba uhari cyane, ngo wabitangije, ngo uzi igihe ngo ngira itorero ryacu rimaze, ibindi ngo ni inzaduka, ngo ryacu ngo rimaze igihe. ubwo ntabwo wumva ko ibyo nyine ahubwo ari byo nzaduka, kuko irindi ryo ni iry'Imana. Ndabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana, niba utari muri iryo, irindi ryose waba urimo ahubwo ni inzaduka. Iryo niryo uzajya no gupresenta, Yesu avuge ngo mva imbere, ntabwo nkuzi, sinigeze no kumenya. Ibyo bintu byose uri kurata ntibyakomotse ku Mana, ahubwo byakomotse muri kamere y'abantu. Nibyo bashutswe nabwo na shitani. Mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto, yego, nyiraryo ni Imana, aho riherereye ni Korinto. Kugira ngo umuntu arijyemo nuko akwiye kuba ari uwera. Urakoze cyane. Ry'Ikorinto berejwe muri Kristo. Ubwo dore ukuntu biteguye. Imana yatanze Yesu, yego, kugira ngo Yesu yeze abantu, yego, ubwe uwo yejeje ahita ajya mu itorero ry'Imana. Igisigaye ni ahantu uwo muntu aherereye, abarizwa, nta kindi, mu gace runaka nibyo aherereye, nibyo.
buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo nicyo bivuze. yaba aherereye i Muhanga, yego, ukaba ari mu itorero ubwo ry'Imana ry'Imuhanga, yaba ari i Rwamagana, yego, akaba ari mu itorero ry'Imana ry'Rwamagana ryerejwe muri Kristo. Nibwo hajya hakumvikana ngo buri muntu mu itorero ave uwejejwe muri ryo, mbese ntiwivange. Ubwo bivuze ngo mu itorero nta muntu ukwiye kubamo atarejejwe. Urakoze cyane. Ntabwo mu itorero ari ahantu umuntu ayoboka gurupe runaka ngo nayigeramo ashakisha inzira zo kujya yiyeza, ngo kugira ngo ubwo ahora yiyeza bimugire uwejejwe muri iryo torero. Birapfuye ibyo birapfuye, ibyo n'ubugomeramana. Ahubwo ikikugira uwo mu itorero ry'Imana ni ukuba warerejwe muri Kristo Yesu. Noneho aho uherereye hose rero, hamwe n'abera baherereye muri iyo zone, ubu uri uwo mu iryo torero ry'Imana ryaberejwe muri Kristo baherereye aho hantu nawe uherereye. Sibyo se? Nkuko na Kristo yavuze ngo babiri, yego, cyangwa batatu, yego, bateranye, yego, bahuje, ubwo ni babiri cyangwa batatu bera kandi berejwe muri Kristo, yego, bakaba bari mu gace runaka. Reka amen, reka tubivimuzi, reka mbese twerure. Nibyo wowe dukurikiye aka kanya aho uri simazi, nibyo, ariko nuramuka wumvishe neza ijambo ry'ubutumwa bwiza turimo ako kanya, nta wundi muntu uhageze, uraba winjiye mu itorero ry'Imana. Pastor atahageze, padiri atahageze, shehe atahageze, mushumba atahageze, apotere atahageze, muhanuzi atahageze, abo nta mwinginzi uhageze. Aka kanya wowe udukurikiye, aka kanya ni tombora yawe ikuguyeho. Ibi bintu nubyumva neza, ukumva uburyo Imana Yezu umuntu imwereje muri Kristo, aka kanya wibereye muri botike uri muri mbese biremwe nona utavuga ngo wari usanzwe ubizi, utaza kubyitiranya ngo nari nsanzwe mbarizwa ni bishya birivuga ngo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Aka kanya ariko ni ijambo rikiza, iri ni ijambo ribatura. Ureke bya bindi bweskoro, ureke bimwe batubiye pe, tubwire Yesu utari pirate kweri kabisa, ukiza umutima ugakira. Ushobora kuba udukurikira gutwara imodoka ugenda, urimo uragenda unatwaye kweri ngo kurikira ikiganiro. Aka kanya nusobanukirwa uburyo umuntu Imana imwereza muri Kristo ukabyizera, ubwo nyine urabubaye wo mu itorero ry'Imana. Ako kanya nawe urabubaye umwe muri babandi bari mu itorero, ukaba uruwejejwe muri ryo. Amen. Uraba wandukuwe mu gitabo cyo kurimbuka, wanditswe mu gitabo cy'ubugingo ku mutima w'Imana. Ibyo nta muntu bundi wigiramo uruhari. Nta gurupe runaka ibigiramo uruhari. Ni wowe n'Imana iguha kwizera Kristo. Nta muhanuzi ubigiramo. Babandi udukurikiye, bamwe bamenyerewe, bamwe bazezewaye, bamwe bameneyanse, oya abo nta numwe ibyo bintu bigira mu ruhare. Si ngombwa kubanza kukuranseme, si ngombwa kubanza kukududuwaye, si ngombwa kubanza kukuyagayagaya mando. Nta cyacu umutanzi, oya, nta turu utanzi, nta korari ugiye, nta niba turugiye, oya, ukaba werejwe muri Kristo Yesu. Amen. Ukaba umwana w'ubugingo, nta muntu ubigizemo uruhari. Ariko nyambaza abantu, niba imirimo ikorerwa mu madini yaba inzira ijyana abantu mu ijuru, ubwo mu gihe cya Covid k'abantu batatendingaga ziriya nsengero ngo bajye gusenga, ubwo bari batakaje ubugingo. Ukeneye ubugingo rero
uheshwa no kwizera Kristo gusa aho uri hose ukaba ubufite hadashingiye ku murimo wawe wari wo wose twihuse rero impamvu utera nuko wiyeze nibyo uba mu murimo mu bikorwa byo kwiyeza nk'ikimenyetso kigaragaza ko utigeze umenya amakuru iyo kwezwa twerejwe muri Kristo Yesu. Ubundi se reka mvuga iki, nta muntu ufite ubushobozi bwo kwikuraho icyaha, ntawe. Nta n'ufite ubushobozi bwo gukuraho icyaha mugenzi we, ntawe. Icyo tucyumvikaneho. Wowe noneho wowe nyandikire umbwira ati nabuherewe aha, tubisuzumire mu ijambo ry'Imana. Nukuba utabarwaho icyaha na kimwe imbere y'Imana. Amen. Nta mafaranga watanga ngo Imana igukureho icyaha. Nta maturo watanga Imana igukureho icyaha. Nta masengesho wasenga ngo Imana igukureho icyaha. Amen. Nta nzu z'urusengero wakubaka ngo Imana igukureho icyaha. Nta bakene wafasha ngo Imana igukureho icyaha. Nta myambaro, hari n'abazi kuvuga ati ngenda nsigaye nambara imyambaro imeze gutya, wakwambara ngo Imana igukureho icyaha. Yewe nta gitambaro watega ngo Imana igukureho icyaha. Nta butayu wasenga, nta buvumo wajyamo. Dore ko ngo hari n'abajya basenga nga yibiri ngo itatine ngo bari kwiyeza. Oya, bawe kwicisha inzara. No kwicisha inzara. Agiye mbwira abantu ngo umunyabyaha ushonje nagahinduka umukiranutsi, ahubwo nyine aba yitwa umunyabyaha wishwe n'inzara. Tugomba kuvuga ni umunyabyaha wishwe n'inzara. Ni ikinyarwanda cyumvikana. Ntagahinduka umwere, ntagahinduka umukiranutsi imbere y'Imana. Ahubwo mu Baheburayo 10 umurongo wa 10. Yego. Nishaka ntujye gusoma. Yego, ntitujye gusoma. Haravuga ngo uko gushaka kw'Imana. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye kwezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Amen. Urumva ni Imana yagize ubushake bwo kweza abantu. Nta bushake na buto bw'umuntu. Nta mbaraga washyiramo, nta bushake wagira, naho warira ukicuza ukanababara, ntabwo byariha ibicumuro byawe. Impongano ikwiriye ibyaha wakoze ni amaraso ya Yesu maze yonyine. Hari abantu bazikurizwa n'ibyaha mu gihe akanazana n'ibinwira pe. Nanjye ngo Imana imbabarire, ngo kuvuga nabi, ngo gusuzugura umutware, ngo kwibaza ngo ku murimo wayo, ngo Imana imbabarire, ngo kwizera guke. naho wabivugurira ukicuza, naho wabivuga witema. Niyo warira amarira akajya amanuka ari n'amaraso. Ntibyariha ibicumuro byawe. Ngo impongano ikwiriye ibyaha wakoze ni amaraso ya Yesu. Hari igihe rero shitani ni umuhanga mu gupirata ibyanditswe, akavuga ngo noneho n'umuhanuzi aho uri wiyeza, umuhanuzi nawe akaza ati ndagukunda, ati nkunda ukuntu ufite umutima umenetse, ati nk'uwa Dawidi. Hashingiye ukuntu wabivuze urira, hashingiye ukuntu ngo wicujije urira. Ntabwo ibyo byabasha kugukuraho ibyaha. Naho warira ukicuza ukanababara, ugatanga ibyawe, ugatanga amaturo, ugatanga ibya 10, ukubaka isengero. Oya, ibyo ntibyabasha kugukuraho ibyaha. Nibyo ngo turavuze ngo gushaka kw'Imana. Abeburayo 10 umurongo. Yego. Niko kwatumye twezwa. Ni igikorwa cyamaze gukorwa kera ngo tubihe icyabiduhesheje. Uzi ko batavuze mu muntu ntawe. Hari dore havuzwemo Imana. Yego. Gushaka kwayo iyo ni Imana kwatumye twezwa. Ngo tubiheshejwe nuko umubiri
wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije. umvirira impamvu abantu batera nyine barahimbye nibyo ijambo ry'Imana rivuga riri mu Baroma ibice nk'icumi. Pawulo ari kuvuga ngo bene data iby'umutima wanjye wifuza nicyo nsabira Abisiraheli kuma bakizwa, ngo ndabahamya ko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Hepfo rero haravuga ngo ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, ngo bituma ariko basuzugura ukw'Imana. Urumva kwezwa hagaragayemo abantu babiri kwanza, ni Imana ubwayo na Yesu. Sibyo? Gushaka kw'Imana gutumye twezwa ariko tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu. Ese ubwo Yesu ahindutse iki? Ubwo ni igitambo. Ahindutse igitambo watambwe rimwe. Amen. Ngo nta kindi, hari umuririmbyi yavuze ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu isi ndetse no mu ijuru ngo keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. None se ubwo umuntu wogejwe akenera abandi bantu baze kumwizera? Yogejwe mpamvu abantu bajya biyeza ntibigeze bamenya ko bogejwe ariko bikarangira batera, ntabwo bakwera kuko hari uwagombaga kubeza nyine. ubwo ni nabwo byitwa n'ubugomeramana. Urakoze cyane. Ni n'agasuzuguro. Gusuzugura Imana. Ni ugusuzugura Imana. Nibyo. Cyane rwose. Gusuzugura umurimo Imana yakoze muri Kristo. Gupfobya igitambo cya Yesu Kristo. No gukerensa. No gukandagira. Icyo ni nacyo cyitwa gutuka Umwuka Wera. Ni nacyo cyaha kitababarirwa. Nibyo. Urumva rero mu by'ukuri ibintu birasobanutse. Aho ntibavuzemo ubutayu, oya, ntibavuzemo kwaturirana, ntibavuzemo kurambikwaho ibiganza, baravuze ngo gushaka kw'Imana yonyine kwatumye twezwa. Yabigambiriye ariko irabitegura, iranabikora. Ishaka igitambo, iranagitamba ubwayo. Amaraso y'icyo gitambo arameneka, nabwo ngo biba bibaye rimwe, ngo bibe bihagije iteka ryose. Mu yandi magambo, ese ubundi mu gishanga karame igitambo cyicwa byagenze gute? Igitambo kugira ngo ako kantu tugasobanura. Nibyo. Igitambo kugira ngo cyicwe ubwa mbere kirabanza kigasuzumwa ko cyujuje ubuziranenge. Cyamara gusuzumwa ko cyera kikaba kigiye kubarwaho ibyaha, amakosa, amafuti, gukiranirwa kose kuwo kigiye gutambirira. Kuko uwo kigiye kuzira hariho igihano cy'uko agomba gupfa. Kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Habonetse rero igitambo kigiye kubarwaho ibyaha, ariko cyari kera. Nuko ubwo kigiye kubarwaho ibyaha, ubwo kwera kw'igitambo nako kugiye kubarwa kuwo gitambirwa. Warumbajije ngo kuki gipfa? Nuko kiba cyabazweho ibyaha kibazweho bigatuma kigomba guhanwa. Uzakanda n'ingendereye rero. Yego. Umva icyo ngendereye gikomeye. Yego. Kuko nagira ngo twirukane abadayimoni ahangaha. Abadayimoni tubirukane mu izina rya Yesu. Amen. None igitambo cyicwa kitarabarwaho ibyaha ntibishoboka. Kigomba kubanza kubarwaho. Nuzi cyaba kizize iki? Cyaba kizize ubusa. None biravuga ngo umubiri wa Yesu waratambwe. Umubiri wa Yesu waratambwe. Ese watambwe mbere y'uko ubarwaho ibyaha byacu cyangwa watambwe umaze kubarwaho ibyaha byacu? Watambwe umaze kubarwaho ibyaha byacu. Urakoze mwene data.
amen amen. icyo kintu cyumvikane neza. igitambo cyakwicwa kitarabarwaho ibyaha? Ntabwo bishoboka. Birashoboka kuko hari umuntu babeshye ngo amaraso Yesu yaramenetse ngo ariko ngo amenekera kugira ngo duhore twese. Noneze ngo ikidendezi n'amaraso ya Yesu ngo yaramenetse, ngo hari naho bahita bavuga ngo ikidendezi ngo cyayo maraso kiracyahari. Oya, niyo bavuga ngo Imana ngikweze ngikunyuguze. ubwo ni uburiganya bwa Satani. Ni uburiganya, ni ubuhenzi. Igitambo cyicwa kimaze kubarwaho ibyaha by'uwo gitambirwa. Niyo mpamvu ivuze ngo Yesu yaramfiriye, ni ukubuvuze ngo ibyaha wagombaga kuzira niwe byashyizwe kuri Kristo utari wanavuka, hanyuma Yesu apfa burya nibyo yaragize ute yarazize. Amen. Nicyo wizera, ahubwo ukizera ko ariko mugisha we wumva ugomba kumva kwezwa no gukurwaho ibyaha. Ese bari kubigukuraho bishyirayo? Ariko Satani ni umugome mubi. Niyo mpamvu tutazahwema kumusenyera pe, ntituzahwema kumusenyera. Nibyo kuko Imana inashimwe ko muri iryo zina ariho yatubwiriye ko tugomba kujya tumusenyeramo, tukirukana abadayimoni muri iryo zina. Kandagira inzoka na scorpion. Nibyo kwirukana imyuka mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Erega iyo ni nayo myuka mibi, nta yindi burya. Ibindi baba babeshya. Iyo bavuga ko bari kukweza ubyumva, ni ukukuvanaho ibyaha ariko bigirwaho bishyirwa. Urakoze cyane. Bigomba kukuvaho rero bishyirwa ku gitambo. Byashyirwa ku gitambo noneho kikiri kizima. Ntabwo ari ibintu byo gufitira ngo cyapfuye. Kigomba gupfa ari uko kizize, kimaze kubarwaho ibyaha byawe. None Yesu harya azongera asa gupfire? Yapfuye rimwe, niko twasomye ngo bibe bihagije iteka ryose. Bisaba rero ko umuntu ava mu kigare, bisaba kuva mu byo wabwiwe igihe kinini, bisaba ko urekeraho kwishinga amagambo y'abantu ukava mu nzaduka. Ni ibintu bidahura n'ijambo byadutse. Izo nyigisho z'inzaduka nuko bintu by'inzaduka, kuko wenda umwanya ni muto tuzanabigarukaho. Unagiye mu buryo bw'ibitambo nyine, ari naho waruhereye. Yego, no mu buryo bw'ibitambo, igitambo cyicwaga kimaze kubarwaho, gushyirwaho ibyaha. Siko bimeze? ngo umutambyi ngo yagiraga gutya, ngo akarambika ikiganza mu ruhanga rw'igitambo, akavuga ngo ubabarire Abisiraheli ibyaha no gukiranirwa n'ibicumuro. Ubwo bikaba bivuye ku Bisiraheli, bikaba bigiye ku gitambo. Urakoze cyane. Cyarangiza kikicwa. Urakoze cyane. Imana ikabira babariye. Amen. Yewe reka mvuge ngo n'amaraso yacyo akajya gutwikwa nyine ku gicaniro. Agatwikwa. Ubugingo bw'igitambo bigatwikwa nk'aho ari wa munyabyaha utwitswe mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Kubera ko ubuzima bw'igitambo bubonerwa mu maraso. Yego. Noneho n'amaraso rero yagombaga gushyirwa nyine ku gitambo, ku gicaniro. Imana ihimbaza. Amen. Igitambo cyagiye gutwikwa. Sibyo se? Cyatwitswe. Amaraso yacyo yagiye gutwikwa. Mu yandi magambo, ni nk'ubugingo ni nka wa muntu utwitswe n'ubundi. Aratwitswe. Nicyo byashushanya. Imana isibanganije umunyabyaha. Yego. Ntabwo igomba kongera kwibuka ibyaha bye. Nibyo. Ni nako yabyandikishije. Yego.
Abaheburayo 10 kuri 17 havuga ngo erega ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Amen. Noneho ubw'ibyo bibabariwe kongera gutamba ibitambo by'ibyaha kubera ko igitambo cyabonetse. Urakoze cyane. Amen. None se ntibyumvikana ko ubwo noneho habonetse igitambo. Amen. Ari n'Imana ikishakiye. Hari aho wavuze ngo cyagomba kuba kizira inenge kandi kuko nibyo Bibiliya igaragaza ko cyagomba kuba kidapfuye ijisho, kidavuyemo inzara, gifite ibara rimwe, kitarengeje umwaka n'izindi kondisiyo nyinshi Imana yari igaragaza. Nibyo. Noneho rero niba Imana ubwo yari yishakiye igitambo kandi Yesu koko yaranageragejwe mu buryo bwose agaragara ko azira inenge, igitambo Imana iracyemera. Ubundi ziyari kugihakana gute kandi ariwe yakishakiye? Yagombaga gushaka igitambo kiri original, yarangiza ikamushyiraho ibyaha, yarangiza y'ubwayo ikamwihanira. Buryaga Yesu kubira ibyo yabivanze n'amaraso bivuze iki? Ni kwa gututubikana ariho gushingiye ku muriro Imana yari yamushyizemo. Burya yari gukongoka, yari gukongoka, yari yashyizwe ku gicaniro. Urabona umuntu wowe ubira ibyuya bivanze n'amaraso, none nicyo bivuze. Amen. Noneho rero Yesu ajya yahanwa byuzuye mu cyimbo cyacu aba araducunguye. Amen. Atwara ubunyabyaha bwacu aranabuhanirwa biri seriye zuma byuzuye kuko yayihaniwe na nyirubwi ngo yaramushenjaguye, ngo yaramubabaje, ngiramubabaza, ngo guhemurwa no gucirwaho iteka ngo nibyo byamukujeho. Ariko natwe twegukana kwera kw'igitambo kwa Yesu Kristo. Amen. Ibyaha byacu bimujyana mu gihano cy'urupfu, ariko kwera kwe kutujyana he? Nuko umuntu herezwa muri Kristo, akaba noneho uwerejwe muri Kristo, akaba n'uwera wo mwitorero rya Kristo. Ubwo akaba arahamagawe, utari uwera ntihamagawe n'Imana. Ariko ubu abadukurikiye ubu nawe uri guhamagarwa, guhamagarirwa kuba uwera, apana kuyoboka idini runaka, ahubwo kuba uwera ubikesha nde? Yesu Kristo. Amen. Ngira ngo twasoza kubera ko mu by'ukuri ibya Yesu byo bijya bishira. Turabashimiye, nimwakurikiye ikiganiro cyacu kuva gitangira kugeza aho gisoreje, ariko n'ubundi tubabwira ngo mukomeze mubane natwe, kubera ko ibiganiro byacu nakagaruka bikomeza biza. Hanyuma ushaka kujya kuri WhatsApp group ni 0784 42 57. Uri hanze y'igihugu shyiraho guteranya 250 karindwi 84 42 57. Turabashimiye naho ubutaha. Bye bye.